Nongeye kubasuza inshuti zanjye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye tugenda dukora kuri iyi channel, ariko bibaye ari ubwa mbere waba uhageze nagushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo bitazajya bigucika. Abakoze subscribe namwe nkomeje kubashimira. Uyu munsi tugiye kuganira nanone ku kintu gikomeye cyane. Hari bamwe mu bahanga cyane cyane mu by'ubwenge n'ubushakashatsi, abo muri za philosophy na science zitandukanye, bagiye bagaragaza impamvu cyangwa ibitekerezo bishingiye ku kumva ko Imana itabaho. Ibi ntibivuze ko ibi bitekerezo ari ukuri kuri bose, ahubwo nuko bamwe bagerageje gusobanura impamvu batemera ko Imana ibaho. Tugiye rero kurebera hamwe turebe bimwe mu bitekerezo bizwi cyane. Icyambere batanga ni ibibazo bijyanye n'ububabare n'amabi mw'isi, icyo mu gifaransa bita le problème du mal. Umuhanga ukomeye wo bita Epicure hamwe na David Hume bavuga ko Imana idashobora kubaho, bavuga ngo niba Imana ibaho kandi ikaba ari nyir'ubuntu, ishoboye byose kandi izi byose, kuki yemera ko habaho intambara, uburwayi, akarengane, gukorerwa ihohoterwa n'andi mabi menshi? Niba Imana ishoboye byose, kuki itabihagarika? Ibi rero bituma bamwe bavuga ko niba hari ibibi byinshi mu isi bishobora kuba bihamya ko Imana itabaho, cyangwa se ko atari iyuje urukundo n'ubushobozi nk'uko bivugwa. Ikindi cya kabiri batanga, ubumenyi n'ubushakashatsi. Ibyo abahanga mu gushakashaka mu bumenyi muri science, hari abavuga abahanga bazwi nka Richard Dawkins na Stephen Hawking, bavuga ko ibintu byinshi byahozeho bisobanurwa cyane cyane n'Imana, nk'imvura, inkuba, indwara, ubu bisobanurwa n'ubumenyi bwa science. Science kwereka ko iyi ndwara nibayeho ishobora kuba yavurwa gutya cyangwa se iterwa n'iki ngiki. Bakakubwira bati iyi imvura ituruka ahangaha, inkuba ni iki ngiki se, cyangwa umukororombya kuba wabayeho n'ahangaha bituruka. Bityo ntihakenewe Imana ngo ibisobanure. Isi n'ikirere bishobora kuba byabayeho binyuze mu mategeko ya fizike, ibyo twita ndetse no kuba nko bavuga bati habaho iriya Big Bang yabayeho, cyangwa kuvuga ngo hajya habaho evolution yo kuba ibintu hari aho byagiye bituruka bikagenda bibyara, ndetse ibindi buhoro buhoro, ikintu kimwe kikavamo ikindi, kuzageza habayeho umuntu byaraciye, nk'abavuga bati umuntu yakomotse ku ngagi, akaba ariko babyumva. Aha bakabishingira nyine ku kuba nta muntu uriho wabiremye. Uyu Dawkins avuga ko Imana ari igitekerezo cyashyizweho n'abantu kugira ngo basobanure ibyo batumvaga, ariko uko ubumenyi butera imbere, iyo gap iragenda iba ntoya, biragenda bigaragara yuko ibintu bigenda byisobanura buhoro buhoro. Ikindi kintu abantu bavuga ni ukuba Imana itagaragara cyangwa ngo idashobora kwemezwa, icyo twita le problème de l'invisibilité ou de la preuve. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Ariko benshi niko baravuga bati Imana ntigaragara. Ntibivugisha abantu kuko bivugwa mu bitabo bitagatifu. Nta bimenyetso bifatika bihari bifatika byerekana ko ibaho. Kubera ko tudashobora gupima cyangwa kubona Imana, bamwe bavuga ko bishoboka ko ari igitekerezo cya muntu atari ukuri. Dore ikindi kintu nanone bavuga, imiterere y'amadini itandukanye n'ubusumbane bw'ukwemera. Nk'uwo bita Bertrand Russell, nta mpamvu yo kwemera Imana imwe y'idini runaka, kuko hari amadini menshi avuga ibintu bitandukanye. We niko avuga, hari amadini menshi, ariko se ni gute Imana ishobora kuba ari imwe niba ayo madini yarabaye menshi? Niba koko Imana ibaho, kuki hari amadini menshi yivuguruza buri dini yemeza ko ariyo y'ukuri? Kuki Imana nyayo yareka abantu batagira ubumenyi buhagije bwo ku buryo bayemera uko bishakiye, bigatuma bayemera uko bishakiye? Ibi rero byerekana ko kwemera Imana bishingira ku mico, aho umuntu yavukiye, n'umuco, aho kuba ku kuri kw'ibimenyetso. Dore icya gatanu, amategeko y'amadini akemangwa.
abantu bamwe bavuga ko amadini yakoreshejwe mu kugambirira cyangwa se mu kugambanira abandi nk'ubucakara, intambara, gutoteza abagore n'ibindi, bityo bagakeka ko Imana yakomowe ku rwego rwa politiki cyangwa imiyoborere atari ukuri gufatika aho gushingiye. Rero icyo umuntu yavuga, ibitekerezo ntibivuze ko Imana itabaho kuko ahubwo ni impamvu abemera ko itabaho bashyira imbere. Hari n'abandi bahanga benshi cyane cyane batemera ibi ahubwo bashyigikira ko Imana ibaho, nka Thomas d'Aquin, Pascal Kierkegaard ndetse n'abandi benshi. Ibyo rero nabyo tuzanyura tubivugaho mu bindi biganiro, turebe abo bandi bo uko bashobora kuba babivugaho, ndetse tunarebe mu by'ukuri ninde ushobora kuba afite ukuri, werekana ko Imana ibaho, anatanga impamvu ishobora kubaho, cyangwa se abavuga ko Imana itabaho nabo bafite ibindi bisobanuro. Naho ubutaha.